Numvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Mfata umwanzuro ngende iyo nzira y'agakiza. Umunezero tuzabonayo nitugereyo kuko n'ingingo kuvana Haleluya. Ubwo no kuvuga ko zirakoresha iminota 72 yego. Hanyuma rero tugiye gusoma korali 5 zigiye guhita ziza kano kanya. Tugiye gusoma korali yitwa Gosheni guturuka Rugarama, batambuke baza kubiterana tubanzirize. Harakurikirwa na korali Giovannis guturuka Kibimba. Hanyuma nyuma ya Giovannis haraza korali yitwa Beteli ya Mushonji. Hanyuma harakurikiraho turi mu rugendo guturuka Mpanga. Hanyuma nyuma turi mu rugendo haraza korali yitwa Byiringiro ya Birembo. Hanyuma turaza gukurikizaho izindi ziza gukurikira. Imana yo mu ijuru. yagiye kudutegurira yarabivuze
ikimenyimenyi yaciye kudutegurira yarabivuze kazaza nk'umujura ikimenyimenyi yaciye kudutegurira aho tuzaba ko tuzabaneyo amazu ya rera yamaze gutegurwa ko tuzaba we ko tuzabaneyo amazu ya rera yamaze gutegurwa ko tuzaba ko tuzabaneyo amazu ya rera yamaze gutegurwa ngwino tujyane mugenzi ngwino tujyane we ngwino tujyane mugenzi ngwino tujyane twumve imirindi yo kugaruka k'umwami twumve imirindi we yo kugaruka k'umwami oya ntakabuza Yesu araje oya ntakabuza Yesu araje ahagaze ku rugi ntakabuza Yesu araje oya ntakabuza Yesu araje garuka k'umwami Yesu uregereje nimube maso ibimenyetso byerekana kuza kwe byose byamaze kugaragara mbese mwe mubitekereza biki kugaruka k'umwami Yesu uregereje nimube maso ibimenyetso byerekana kuza kwe byose byamaze kugaragara mbese mwe mubitekereza biki Yavuka mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya abantu baza babikunda bakunda imiya badakunda babo abantu baza babikunda bakunda imiya badakunda babo Yavuka mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya abantu baza babikunda bakunda imiya badakunda babo abantu baza babikunda bakunda imiya badakunda babo tangazo kubatamenya nuko hasigaye kumva imana ibimenyetso byerekana kuza kwe niyo byamaze kugaragara mbese mwe mubitekereza biki tangazo kubatamenya nuko hasigaye kumva imana ibimenyetso byerekana kuza kwe niyo byamaze kugaragara mbese mwe mubitekereza biki Yavuka mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya abantu baza babikunda bakunda imiya badakunda babo abantu
akana kae araje kandi azanye ingororano Yesu we aragarutse wamukiranuka cyangwa ukiranirwa Yesu wacu umwami aragarutse Yesu araje sawa kandi azanye ingororano wamukiranuka cyangwa ukiranirwa twese twongere dutubwire Imana yacu twongere nitegereze iyi minsi turimo irerekana ko Yesu ari hafi nitegereze iyi minsi tugezemo ni ya yindi Pawulo yazaga avuga yego nitegereze minsi tugezemo yanyu ya yindi Pawulo yazaga avuga kandi nitegereze minsi tugezemo ni ya yindi sina kugaruka ku mucunguzi 내가 공개 소리세 나와요 미야 우리 개토 Grazie Sabiatia, il Signore. Ecco. Ti cambia da
yakomeje kubitambuka. Hanyuma harakurikiraho korali Isezerano guturuka Kiruhura, hanyuma iraza gukurikirwa na korali Yakini guturuka Beteli, hanyuma irakurikirwa na korali yitwa Ahava guturuka Gatongo, hanyuma haze gukurikiraho korali yitwa Itabaza guturuka Sinai. Tuzamubona abazaba baramukoreye, twese tuzahindurwa duse nawe, ukazaza cyekwa ingoma ye, abakiranutsi tuzamubona abazaba baramukoreye, twese tuzahindurwa duse nawe.
cyangwa umuzaza azagaruka. Oh, kukutabera. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo agiye kugaruka, uza muri itorero yacunguye. Niyo mpamvu dukwiye gusenga kandi tukarushaho kwiboneza. Yesu Kristo agiye kugaruka, uza muri itorero yacunguye. Niyo mpamvu dukwiye gusenga kandi tukarushaho kwiboneza. Sinshidikanya ko Yesu azagaruka. Sinshidikanya ko Yesu azagaruka. Umuzaza azagaruka. Aba mu gicuku cyangwa umuzaza azagaruka. Sinshidikanya ko Yesu azagaruka. Sinshidikanya ko Yesu azagaruka. Aba mu
bivanze nanjye ruramindura tumwe indirimbo mfite keretse nakunze bivanze nanjye ruramindura tumwe iteka na yindi ndirimbo mfite keretse ubona kunze bivanze nanjye ruramindura tumwe iteka na yindi ndirimbo mfite keretse ubona kunze bivanze nanjye ruramindura tumwe iteka. Ukuntu tubona dusangiye ubuzima tubona dusangiye ubuzima turababara nk'abandi bose tukanyuzwa mu butayu butagira amazi ariko Yesu naza azatujyana mu ijuru aduhanagura amarira twarize yose ukuntu tubona dusangiye ubuzima turababara nk'abandi bose tukanyuzwa mu butayu butagira amazi ariko Yesu naza azatujyana mu ijuru aduhanagura amarira twarize yose n'ukuri Yesu azagaruka amagambo azagaruka Yesu naza azahagarara ku bicu ahamagarira bose tumusanganire n'ukuri Yesu azagaruka amagambo azagaruka Yesu naza azahagarara ku bicu ahamagarira bose tumusanganire. ukumbuye kubona uwo munsi ubwo Yesu azaba agarutse bizaba ari umunezero ku bakijijwe kandi ari agahinda ku bakorera kuko uwo munsi uzatungurana abantu benshi bazibaza ibyabaye ariko twebweho ntituzatungurwa uko tuzi ko Yesu azagaruka dukumbuye kubona uwo munsi ubwo Yesu azaba agarutse bizaba ari umunezero ku bakijijwe kandi ari agahinda ku bagomeye Imana kuko uwo munsi uzatungurana abantu benshi bazibaza icyabaye ariko twebweho ntituzatungurwa kuko tuzi ko Yesu azagaruka kuri Yesu azagaruka amagambo azagaruka Yesu naza azahagarara ku bicu ahamagarira bose tumusanganire 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 n'ukuri Yesu azagaruka amagambo azagaruka Yesu naza azahagarara ku bicu ahamagarira bose tumusanganire n'ukuri Yesu azagaruka amagambo azagaruka Yesu naza azahagarara ku bicu ahamagarira bose
ku bicu ahamagara abera bose tumusanganire. Agahinda ufite kose kandi Imana yakiza abamaraho ubukene bwose bw'ubutunzi n'ubwiza bwayo muri Yesu. Amahanga yose amenye ko ari ubutunzi butagereranywa buva muri Yesu. Amahanga yose amenye ko amahanga yose amenye ko hari ubutunzi butagereranywa buva kuri Yesu. Amahanga yose amenye ko hari ubutunzi butagereranywa. Amahanga yose amenye ko hari ubutunzi butagereranywa buva kuri Yesu. Yesu.
Igiterane cy'abaririmbyi nabivuze kiba gitandukanye n'icy'abakristo. Baririmbyi twibukiranye ko mwambaye impuzankano zituma mugaragara. Izo rero ndi kubona hirya, mugerageze mwegere hataza kubaho ko tuza gutaha tudasoje gahunda, hanyuma nibwo gahunda ziza kugenda neza. Ku musozo tugiye kwakira korali Simuruna guturuka Kagamba, hanyuma korali Simuruna nivaho turakira korali yitwa Safiro guturuka Gatongo, hanyuma turaza guheruka na korali Sauti ya Mwisho guturuka ku Murindi, hanyuma ibindi turaza gukomeza izo korali zirangiye. Imana yo mwijuru bamugisha icyubahiro cy'ubwizabe abatari beza bazinjiriwe mu birori by'ubukwe
cyagihe kiregereje uwabahanuzi n'intumwa bavuze ko Yesu azagaruka vuba inkuru ibaye impamo Yesu aragarutse araje kuduhura araje kutujyana araje kuhanagura amarira yose urugamba turwana rurarangiye urugamba turwana rurarangiye
Sagaruke,
mbabwire igikurikira. Buri muntu niyicare mu ntebe ze, n'abahagaze mu mbabarire tuze kumva ijambo ry'umushyitsi mukuru twese turi hamwe. Ndashaka rwose nimuze kudutetereza ngo umushumba w'ururembo aze kugira ngo mwatashye rwose. Mumbabarire mugerageze mugaruke mu byicaro. Uririmba muri korali Safiro atambuke yegere hino hano. Rasheli sibambwiye ko yaje. Kristo bavandimwe baririmbyi barizwa muri ADPR paruwase yacu ya Nasho. Turagira ngo tunabashimire ku gikorwa cy'urukundo mwabashije kumva kandi tubatunguye. Ku gikorwa twakoze cyo kumufata mu mugongo twagerageje kwegeranya peteroli ingana n'ibihumbi 70 by'amanyarwanda. Muhereze Imana yatishoboye. Nagira umamagare nyakubahwa umushumba w'ururembo akaba n'umuyobozi wacu muri paruwase yacu ya Murindi muri iyi minsi, tumusabe rwose. Paruwase ya Nasho muri hangana none se ko ndi ku Murindi, ubwo hari igihe bizajya biza maze kuvuga Umurindi. Muri ADPR yacu ya Nasho tumusabe umushumba w'ururembo yegere hino, hanyuma umubitsi muri mpuzamakorari amushyikirize iyo peteroli yegeranijwe n'abaririmbyi, ayishyikirize umudamu wa nyakwigendera mu rwego rwo kumufata mu mugongo nk'amakorari ya Nasho. Numvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima. Duhamagare Evangeliste Kabera ntabwo yabonetse. Duhamagare umukristo bita Hitayezu guturuka Sinayi
niba hari nawe atambuke yegere. Duhamagare umukristo bita François Tuyisenge wa Kagamba, nawe niba ari hafi yegere. Hanyuma n'uwitwa Evangeliste Mutabaruka nawe yegere hafi yegere. Hanyuma hiyongeraho Christian ariko ariwe njyewe urimo uvuga. Ababye mwatereye amaso hano haruguru kuri iyi nyubako, mwayirebye. Hanyuma iriya ni inyubako irimo yubakwa y'urusengero, ariko kandi nanone urusengero rwo ku cyicaro cya paruwasi. Rero ubuyobozi bwansabye ko iri tangazo turitambutsa nk'umuyobozi w'abaririmbyi. Iyi komisiyo igiye kuzamanuka ije mu matorero atandukanye bagerageza gusobanura ibigiye gukorwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nibasubire kwiyicarira. Paruwasi ya Nasho agomba gutangaho icyitwa umuganda. Umuganda rero n'ubundi mu makorali yacu dusanzwe tuwukora, ndetse no mu makorali. Muti uwo muganda uzakorwa uti? Uwo muganda uzatangirana n'ukwezi kwa karindwi, aho buri mukristo wo mu itorero ADEPR paruwasi ya Nasho azigomwa umubyizi umwe wo kuva mu gitondo kugera isaa 6. Ku bushakashatsi bwakozwe nubwo uwo mubyizi hano muri Nasho Mushikiri ndetse na Mpanga, uwo mubyizi udashobora kujya munsi y'inote y'igihumbi. Bityo uwo mubyizi ukazajya ukusanyirizwa ku rwego rwa buri torero, hanyuma uwo mubyizi ukazatangwa mu gihe kingana n'amezi 6. Ni ukuvuga ni ukuva mu kwezi kwa karindwi kugera mu kwezi kwa kangahe? Kwa 12. Ariko kugira ngo nanone inyubako yacu yihute, dushishikariza ababa bafite ubushobozi bwo gukuramo iyo mibyizi bakayikuriramo icyarimwe. Ubwo havugwa abafite ubushobozi bwo kugira aho bakura, kuba bakikuraho uwo muganda ukegeranyirizwa ku itorero, hanyuma ukazahurizwa ku rwego rwa paruwase kugira ngo bifashe igikorwa mu kwihuta, hanyuma inzu y'Imana yuzure, kugira ngo n'igihe twagira bucya twakoze ibiterane twatewe n'imvura, twese ruriya rusengero rufite ubushobozi bwo kutwakira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ntekereza ko turi abaririmbyi, turi benshi, dufite ubushobozi bwo kugenda tubibwira abandi. Gusa hazabaho gahunda yo kugenda abantu begera abantu mu byiciro, uburyo babisobanurirwa n'uburyo bizakorwa neza kugira ngo binozwe, bitazatubyarira ibibazo kandi byakatubyariye umugisha. Kandi ku gipimo cyo hejuru mubanze mwihereza amashyi abaririmbyi. Hari ibyagaragaye rero muri ekipe tekinike yabikurikiranye, turimo turabishyira ku murongo, bizatangarizwa amakorali kugira ngo mubone ibyo bita feedback, cyangwa se mumenye icyavuye mu isuzuma ryagaragaye. Ni ukuvuga hari abantu batekerezaga ko turi buze kuvuga ngo ntuza niyo wabaye uwa mbere, ntuza kurikiraho, hanyuma uwa 19 ni runaka. Mwese siko mwabitekerezaga? Nta byari bihari. Yego, iki gitera nimukoma amashyi neza rwose, ndabizi neza ko twakoze akantu keza. Iki gitera nicyo cyari kigamije. Twashatse kugira ngo mugende mwitegure, yakora mushumba kuva covid yaza. Ni amahirwe ya mbere tugize kugira ngo duhurire hamwe paruwase yose. Rero wari umwanya wo kugira ngo tuze twisuzume, abantu barebe imbaraga zabo ziri, ariko n'ubuyobozi bw'amakorali bukurikirane bwanotinze bwanditse, bumenya hari intege nke n'ahari ibyuho, kugira ngo twirukanye tujya kubishakira ubushobozi. Byagaragaye, imyiteguro yaragaragaye, abantu bazanye abatoza batandukanye. Ikindi mwari mwambaye neza. Hari amakorali yakoze akarusho, agenda ashyiraho udushya dutandukanye. Twabonye abacuranzi barimo bamenyerezwa b'abadamu bacuranga neza cyane. Biriya ni innovation ziri kugenda ziza mu makorali ya Nasho. Turashaka kubona n'ibindi. Tukaba twizera rero tudashidikanya ko mu nama zizakurikira muzabasha kumenya imyanzuro yavuye muri iki giterane ishobora gutuma duprogressa tukihuta. Gusa icyo twababwira mu nama y'abaperezida yaherutse, hari icyo twari twaganiriye, ariko dukurikije n'ibyo twabonye yuko hakiri icyuho cy'abacuranzi bacu bwite baturuka mu makorali. Bityo rero mu nama y'abaperezida banyakubahwa abaririmbyi hari hanzuwe ko hagiye gushyirwaho
shuri ku rwego rwa paruwase naje. Abaririmbyi muragishyigikiye, ngaho mugihe amashyi. Rero nkaba numva umwanya ukurikiye ari uwo kumva ijambo ry'umushyitsi mukuru nyakubahwa mushumba w'ururembo, mwatambuka mukageza kuri aba baririmbyi ubutumwa mwabateguriye kuri rwose bateraniye hano tubakomera amashyi, tubashimire abana bacu, abana b'itorero, muraba umugisha, muraba igiciro, kubagira ibigira uko bisa. Reka nanone nshimire n'abandi abanyetorero ndetse n'abaje gufatanya natwe baturutse hirya no hino. Hari abanyetorero bacu n'abandi baturutse hirya no hino. Abanyetorero nagira ngo basabe namwe mubamera amashyi, bashimire rwose. Nshimire n'abashumba, ariko reka mbanze nshimire mwene data Christian muzabikorwa mu iki gikorwa ndetse na timu bafatanyije gutegura iki gikorwa, namwe bari bahumurisha. Reka tubakomere amashyi. Bashumba, bavuga butumwa, abakozi b'itorero muri hano, bashinzwe ofisa, baririmbyi, namwe bene data mwese, ni ukuri nawe buri icyo avuga kindi uretse gushima. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuhati wacu si ubusa ku mwami, nitutagwa isari tuzagira gute? Tuzagororerwa. Nanjye navuze nti ntimukagwe isari kandi muzabone ku ngororano zanyu. Amen. Navuze ngo muzabone ku ngororano zanyu, kandi natwe twese Imana izaziduhe kubera ko twese turi mu murima umwe. Imana ishimwe rero. Mu by'ukuri nubwo ntabonye inyandiko yose y'iki avuga concept note cyangwa se inyandiko nsobanurampamvu y'iki giterane cyangwa se iyi gahunda, ariko biragaragara ko intego ari uburirimbyi bw'umwuga kandi bwubahisha Imana. Rero iyi ni intego nziza cyane yo kuba abaririmbyi koko b'umwuga bazi icyo gukora, ariko kandi nanone ubaha Imana. Cyo no kucyongeraho cyane. Imana yamugisha rero mukomereza aho ngaho. Tuzakomeza kubafasha, tuzakomeza kubashyigikira. Iyi gahunda y'iyi paruwase twayishyize mu rurembo rwose yo kugira ukwezi kwa minisiteri. Umushumba w'ururembo wa paruwase, wari umushumba wa paruwase, yarayitubwiye mu nama yacu, tuyakira neza, turayishima, tuyiha umugisha, ndetse tuyigira gahunda y'ururembo rwose paruwasi yose. Ariko biragaragara ko benshi bazaza kwigira kuri mwebwe. Rero mukomereza aha ngaha no mu bindi bikorwa bya minisiteri zitandukanye, mujye mudutumira, hanyuma tuzanire abandi baze kwiga. Nanjye kuvuga ngo sinzi nimutegura nimu nako nidu ngo noneho nanjye ndimu cyane. Yes, nidutegura icyiciro kizakurikira rwose nzareba ko nzana abashumba nk'abangahe baze bigira hano, bige ibikorwa mufite ndetse n'ibindi bikorwa muzajya mutegura bya minisiteri zitandukanye, cyangwa se tuzajya dutegura, nzajya nzana abashumba, abandi bashumba b'aya maparuwasi baze kubigiraho. Urabona ko murabo kwigiraho cyane, kandi ni ukuri ko nk'uko nabivuze umuhati wagisubiza ku Mana. Amazabagororera. Gukorera Imana ni byiza. Gukorera Imana bigira uko bisa. Hari umuntu wajyaga avuga ngo muzitegereze mu nsengero zose z'abarokore, nta hantu muzabona begeka akabana. Mwebwe mu rusengero rwanyu hano rwa Murindi mugira ahantu bege kutubana? Mugiramo abakecuru n'abasaza se babamo? Oya, habe muri izi korali harimo abantu b'imyaka 60 mirongo none se hari ahantu mugira mwege kutubana twabo? Yesu yaraturuhuye, yadutoye twaraduhetabisha tugenda twera. Amen. Ngo ni umugisha w'abakorera Imana. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rw'urugira gute rusabiriza. Harya amavuta iyo akura bigenda bite? Arushaho kugira gute guhumura. Yego, Uwiteka yibaze. Amen. Baririmbyi turongeye turavuze ngo Uwiteka abahumugisha. Sinzi niba hari muri mubona ahantu yaba twubyari gukunda mubona ahantu muza gupfukama
abashumba tubarambike ibiganza. Yabyashobokaga ngo tube tubafa, ariko n'ubu turaza kubikora naho ko tugomba kubasabira kugira ngo Imana ikomeze barindire muri uyu murimo. Yego, uyu murimo mufite ukomeye uzimukanwa wonyine, ushumba buzasigara, kubwiriza bizasigara, n'ibindi n'izindi impano zose zizasigara, ariko uyu murimo witwa kuririmba niwo murimo ukorwa wonyine mu ijuru. Hanyuma Imana wiri arugeze avuga ngo buri wese ko ntabwo ari umuntu, aravuga ngo hari igihe nyine ngo turirimba bikazunguza ubwanwa bikazunguza ubwanwa. Yari yabuze uko bivuga, ariko ari nk'umuntu ntekereza ko aho iri mu ijuru yazunguje ubwanwa, arimo yitegereza abakobwa bayo n'abahungu bayo bagira gute, bayihimbaza. Mureke twongere tuyiramburire amaboko yombi, tuyishimire ko abyara duhabwa ubutunzi bungana gutya. Izina ry'Uwiteka rishimwe, amen. Tubasaba baririmbyi amategeko agenga amakorali, murayafite twa dutabo tw'amabwiriza muradufite, twa 2018 turacyakora. Mujye mutwifasha abayobozi b'amakorali bose, mujye musomera abaririmbyi amabwiriza agenga amakorali, nibwo bizabafasha gukora umurimo we neza kandi bikabarinda amakimbirane ya hato na hato, sibyo? Ikindi ni ukomeza kwitanga ku murimo w'Imana nk'uko mubisanganywe. Izina ry'Uwiteka rishimwe, amen. Bazanire Bibiliya hano, hanyuma noneho mbasaba abaririmbyi aho muri mwegereje, ariko sinzi ahantu muri mujye, niba muri bwegerane guteganira ngo muze murebe ahantu mujye mwegerane, abashumba bazenguruke uko bangana kose hano, hanyuma tubasabire byose, ibiboneye byose by'igikundiro byose n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana nawe. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo icyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubishingiye gushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire cyangwa arindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu, amen. Saba shoma muri ibiganza namwe bari ni we nyir'umurimo, ni wowe nyir'umurima, ni wowe wahamagaye aba bantu ubafitiye icyizere. Pawulo yaravuze ngo ndashimira Kristo Yesu wambashishije kagira kwizerwa kangabira umurimo we, ngo nubwo nabanje kumutukanye ngo ariko narababariwe. Arangira avuga ngo ariko si jye jyenyine, ngo ahubwo iryo kamba ribikiwe abasekuruza gutegereza kwe bose. Mwami Yesu sabiye aba baririmbyi uzabahe gukora umurimo wawe neza kandi uzabahe gusoza neza. Basabiye Mana kuzasoza neza ikivi cyabo mu izina rya Yesu. Twumvise wasaruye mu minsi ishize mwene data, kugira ngo mwami igihe cyose Mana yacu mu mitima yabo muri ibyo narimo mu gihe gisarura gishize, abakozi bose bazataha. Umwana azababwira nuko mwakoze neza, abana ba Yesu uzabakore mu biganza, babwira nuko mugarago mwiza wakiranutse mu bike ugira mu munezero wa shobuja. Mana ndagushimiye ubw'aba bantu wahaye agakiza, ndagushimiye ubw'abantu waruhuye, reka nabo baruhura abandi. Mwami Yesu uko watumye abandi 70 bakaza bitera hejuru, avuga ngo n'abadayimoni batwumviye, abagabo nabo bakomeza ubashyire hejuru, bantu bakomeza ubazamure, babe imitwe gusa ntakabaho umurizo muri bo. Datubagira umutwe, mubagira umutwe, abakobwa bagira umutwe, abakobwa bubakire ingo z'umugisha, ubaha abasore abagabo umugisha, abagabo b'abasore ubaha abagore b'umugisha. Ingo zabo Mana zabe z'umugisha, abubatsi ngo ndabasengeye ngo bagire umugisha mu ngo zabo, basagurire n'abandi. Haleluya, haleluya Yesu. Aba ni abakozi bawe,
Mose ahamagara abantu ku musozi, maze Uwiteka abasukaho umwuka we, ngo n'abari basigaye mu ngando nabo ngo barahanura. Haleluya, haleluya, shalom negre Mosai dra. Nabo ngo barahanura, ngo barazabwira bose ngo n'abasigaye mu ngando bahanuye. Aravuga ngo icyaba Abisirayeli bose. Ora shaire Mosai guys. Ara taire shalom negre Mosai. Aravuga ngo icyaba Abisirayeli bose bagahanura, icyaba Abisirayeli bose bagahinduka abahanuzi. Bari cyangwa abaririmbyi bose mwuka w'ubuhanuzi ukabombaho, bagahanurira aka karere, bagahanurira igihugu cy'u Rwanda, bagahanurira isi yose. Bana bakingurira amarembo y'ivugabutumwa kandi urayakinguye. Ndagushimira Mana ko bazengurukije iki gihugu, Mana, ndetse n'amahanga. Mana yacu bakazajyayo bagukorera bakuvugira, kuko uri Imana ya hafi ukaba n'Imana ya kure. Kandi ni ukuri Uwiteka Imana ntawagukoreye wikorera amaboko, ntawagukoreye w'imyoza, oya ntawe. Twarabibonye, waradutabaye sirimwe si kabiri, waraturengeye, turinda gukorwa n'isoni. Siko bizaba, mubagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, keretse aba mu isezerano nta mpamvu. Ni ku Uwiteka avuga. Mana nagushimiye, hereza umugisha w'abantu kandi bamugisha ibihe n'ibihe, n'abazabakomokaho, n'abazabifuriza ibyiza bose. Mana umva Nyagasani Mana, aba bantu nibo b'abanyamugisha ibihe n'ibihe. Kandi ni ukuri isi yose, igihugu cyose kizamenya ko wahaye umugisha aba bakozi bawe, kuko bemeye kugukorera, kuko bemeye ko bazi ubugome, kuko banze ubugome bagakunda gukiranuka. Nicyo gitumye ubarutishije bagenzi babo. Amen. Bikazavuga hose ko Uwiteka agendereye Isirayeli. Amen. Turamushimiye Yesu kuko usezeranye ugasohoza amasezerano y'aba bantu bagiye basezeranya, basenga bateranye, bari muri wawe hirya no hino. Nyagasani Imana bayategereza bihanganye, kandi mu gihe gikwiriye uzajya ugenda uyasohoza, uzajya ugenda ubikora ruto ni ruto. Oh haleluya, uzajya ugenda ubikora ni ukuri. Kandi dore Nyagasani Imana urabisohoje kuko ari we bigambiriye. Urakoze Yesu, bari kurya agahiye, bari kugendana nawe, bari guca inzira z'ubusamo mu izina rya Yesu. Bari kwicira inzira, oya, bari kwirwanirira. Data bagushyira imbere kuko niwe banze ryo kwizerwa. Tubatuye umugisha wose rero Nyagasani Imana, imigisha yose utanga iburyo n'ibumoso. Uwiteka abaha amahoro, Uwiteka bishimisha ibyishimo ibagize ibabara mu butungane. Mana nagushimiye ko bagiriye neza, urakoze. Imigisha bigere ku batware n'abafasha babo, imigisha yabo igere ku bana babo, imigisha yabo igere ku miryango. Mana tubasabiye imigisha. Urakoze rero, icyo gikomeza mu cyawe mu izina rya Kristo watubambiwe. Amen. Mana bamugisha. Amen. Mana bamugisha. Inama yateranye mu ijuru, abura uwacungura umuntu. Emmanuel ati ndagiye, ye gucungura umuntu. Inama yateranye mu ijuru, abura uwacungura umuntu. Emmanuel ati ndagiye, ye gucungura umuntu. Niwe Data, niwe Mana, niwe Imana iri kumwe natwe. Niwe Data, niwe Mana, niwe Imana iri kumwe natwe. Inama yateranye mu ijuru, abura uwacungura umuntu. Emmanuel ati ndagiye, ye gucungura